y'Imana bane namwe inshuti bakunzi b'Umucunguzi TV, muri iyi saha mbifurije amahoro Imana itanga, mbifurije umugisha w'imbabazi, mbifurije umugisha w'ibyishimo, mbifurije umugisha w'icyubahiro, kandi ikiruta byose mbifurije gukomeza guparangana mushaka ubugingo. Nuba uri guca mu buribwe, niba uri guca mu bukene, niba uri guca mu gahinda, niba wapfushije, Yesu ari kumwe nawe. Muri ayo madeni urimo, Yesu ari kumwe nawe. Kandi biratwigisha kuba bizerwa, bafite ibyiringiro. Nubwo twaba mu marira, nubwo twaba turi muri ibyo byago, nubwo twaba turi guca mu buribwe, nubwo twaba dushonje, nubwo twaba twapfushije, Yesu ari kumwe natwe. Yesu yageragejwe muri iyi mibabaro yose tunyuramo. Iyi mibabaro yose tunyuramo Yesu yarageragejwe, ariko uretse ko we yatsinze icyaha, n'icyaha cyagerageje kumwinjirana ngo kimwinjirire. Satani amusanga mu butayu, aramubwira ngo gerageza Imana, akora ibi. Murabizi ko yamutsinze, maze akamutega ikindi gihe ku musaraba. Ariho yamuteze abo yagiriye neza bakamusuzugura, bakamucira mu maso, bakamukubita, bakamubamba. Ariko Yesu ntiyatuka Imana, ntiyanabatuka. Aravuga ngo Data ubabarire kuko batazi icyo bakora. Aho niho Yesu yaneshereje. Rero kuko natwe turi kumwe nawe, ntitugahungabane, ntitugahangayike, ahubwo dukomerere mu Mwami Yesu, twizere imbaraga n'ubushobozi bye byinshi. Haleluya, Imana ishimwe. Rero mu magambo make, iri jambo ngo Yesu ararira, yarize kugira ngo atwereke urukundo rwe nyakuri, atwereke impuhwe ze z'akataraboneka, kugira ngo anatwigishe ko Imana iri kumwe natwe mu mibabaro, kandi ko Imana ifite ubushobozi bwo kuduha ibyiringiro byo gutsinda urupfu tukazazuka. Imana ishimwe.